ko inama zikomeje kugenda zikorwa mu kibuga ubona ko ikirere ni ikirere cyiza ni ikirere kitarimo izuba ni ikirere ubona ko kimeze neza amakipe kugira ngo barebe uburyo batangira mace ubona ko bamaze gutegura uburyo bagiye kwinjira mu kibuga barimo gusoma ive ubona ko bameze neza bitema kuza gutekamo ibiro dusoza abakinnyi barimo Eric Benade ubona ko abakinnyi batangiye kugenda basuhuzanya umwe kuri umwe barangajwe imbere na Mutete bari kumwe inyuma harimo Eric harimo Tadire harimo Inosa harimo Ive harimo Rafiki ubona ko abakinnyi biteguye na Ismail nkaba nabonye rwose yageze hano mu kibuga yambaye jezi nziza cyane mu isengeri y'umukara bamwita Ismail tukaba tugiye kubana na Sameri Eka Seuve Marikel Germain Jean Notier Ernest Ndayishimiye ndetse na Ndayisenga akaba aribo bantu n'ubundi tugiye kubana kuri uno mukino mbonera abasuhuze Santos ubona ko abakinnyi bamaze kwitegura bamaze kugera mu kibuga kugira ngo tube dutangira cyangwa se umukino uba utangira nk'ibisanzwe uyu mukino ukaba ukomeje kuwukurikira kuri KYBFM ubona ko mace yenda gutangira harabura ko umusifuzi ahuha mu ifirimbi kugira ngo umukino utangire ndetse rwose ntabwo wibeshye ubivuze neza nicyo cyonyine kiri kubura ubundi ino mace igahita itangira ubona ko ni umukino rwose witabiriwe cyane mbona abafana n'ubundi w'ikipe y'umurenge wa Kibumba bakubise n'abara rwose hafi y'ikigega bameze neza ubona ko ni ibintu byoroganije neza dushimire abafana dushimire buri umwe wese uba wisanze kugira ngo uyu mukino ugeze uyibageraho gatatu ikibaho iyo kije mugishyira hano uburyo nibyo rwose leta biratubwiye bimeze neza cyane gutangira umukecuru wagiye maze keza akoze tukaba tugiye kubana n'ubundi kuri na mazi gatanu ku kandi umukino wamaze gutangira urabona ko abapasiteri bari reka tubare kibuga cyane ariko
Turicana n'ubundi ubona ko umuyobozi wacu ikora baro nawe etoga ikibazo cy'umupira kugira ngo atagira icyo kwitwaza ubona ko kibazo Serivisi nziza cyane ya Eric Mugari
이렇게 지켜라 오마르코 공주치노 공마포고 파타 인도수라 미니마요코 이트로페 우마라자 부사라 마르코니까 마르코니까 나수치노 우라치나가 필요하면 ariko nayindi mpamvu nta mufana uri kuvuga abafana muri kwifanira amanota Kirega umwe mu bakinnyi beza cyane kuri iyi match ashaka kumubara ku ruhande arakina neza cyane ntabwo turi Kiubatuka! Nani! Enrique Bernardo cyangwa se Dufitimana Eric ubona ko ari zo mpinduka zimaze kuba ubona ko mu makoro ari kuva hanze ya studio abanyeshuri bari kuvuga bati nta kuntu twese tujya guserebura twajya guserebura iyi nsinzi yacu nyuma y'uko iri buze kuba ibonetse ubuyobozi bw'ikigo butekereza uburyo abanyeshuri barahita bajya guserebura iyi nsinzi niramuka ibonetse ubona ko amaze kuba kandi tugaruka n'ubundi amanota atatu ku manota ane amanota ane ya Cyumba TSS amanota atatu ya ekipe y'Umurenge y'igiciro cy'iterambere amanota ane kuri ane nibyo dukomeza n'ubundi tubagezaho ino match gatanu ku kandi tuvuge ko nayo iri kugeza ino match n'ubundi ni kiwe PFM
afite ibiro bikomeye cyane ati rwose barasubire abasore tubona ko uyu musore rwose ubona ko abafana bakonje sinzi ikiri kubura ari kubura iki kugira ngo mugire neza kumusuhuza nawe mbona yamaze kugera muri KYB Arena kugira ngo arebe bacu uko biba bimeze bibutse ko ari umuhanzi akaba umunyamakuru agatangazo gatoya umuntu wita ushinzwe honorere for private studio construction agiye kureba icyaro gitwaye Zakari ari kumashaka ikigo yigarijwe yaka agatamu amanota kamaze kuba reka turebe kuri tebo tumenye ngo ni amanota 17 ku manota 12 ikigereranyo cy'amanota atanu urumva ko ikipe ya Cyumba TSS ifite amanota 17 ku manota 12 ubundi ikipe baranje barazamukira ari bari ubona ko bawita kirega reka turebe barakina cyane n'ubundi nibo basore kumaye ariko kwira turi bwa mbere bazamukira ari babahaya inota ikizi barazamukira ari ariko dani arabaruba kuri 18 aratari ikinyarano muri cy'amanota atanu ariko ikipe y'Umurenge Jewe binjira muri veste nabonaga bari kumwe n'umukobwa ariko ntabwo ntabona mu kibuga nahoze mbona kandi kugana n'ubundi na coach wabo cyangwa se umutoza wabo ubona ko mu minota umuntu wese uzi ko ari umuyisilamu akaba yiga muri Cyumba TSS bari kumushaka muri Revo 5 bafite umurego bashaka kugira ngo bagire ibyo baganiraho ubwo umuyisilamu wese ahari yerekeze kuri Revo 5 PUCA aho iri kuri etaje hejuru Kiyumba ikora inota ubona ko
nka kapiteni w'ikipe mwakiriye mutino ntsinzi. twongere guhuza ku munsi wa mbere mu kiganiro abana n'abana tubarusha imyaka imyitozo dukora iratandukanye n'iyo ko tubatsinda aho muzize kudusura hanze y'ikigo twongere turyoshe mace gusa ni byiza mufite abana bafite impano kandi turabakunda cyane mwakoze kutwakira. Asante sana. Nka kapiteni w'ikipe ni match ya mbere mukinnye mubasha kutitwara neza mubona intsinzwi, reka mvuge ko mutigeze mutsinda nubwo mwagiye mutsindwa amaseti yose ndetse na Seoul ku inota rimwe ku kinyuranyo cy'amanota makeya. Urabona byapfiriye he, byagenze gute match wayibonye? hanze batabashije kujya mu kibuga ngo badufashe kubera yuko hari abari bananiwe. Kubw'ibyo rero bishatse kuvuga ko impamvu mutabashe gutsinda uno mukino ni ukubera bamwe bari bananiwe. Oya, icyo ngicyo ntabwo aricyo cyaba intandaro y'uko twatsinzwe, ahubwo habaye guhuzagurika kubera ko hari mu minota ya nyuma, hari ku iseti ya nyuma twagombaga kubona utsinda n'utsindwa, habaye guhuzagurika muri make. Uvuze ku ikipe mwakinnye mwabonye yabarushije iki? Ikipe twakinnye twabonye ikintu yaturushije ni uko yabashije kuba yakominikana, kuba yaturusha cyane, akaba hari umukinnyi umwe wabashije gukina ahantu hose navuga hashoboka, kuko ikibazo ntibakoze rotasiyo, yaba bakoze rotasiyo tuba twabatsinze. Muri make ni umukinnyi wabashije kudutsinda bita Ismael. Murakoze. Muri guteganya gukora iki rero nyuma yo kubona resultat itari nziza? Ni izihe ngamba mufashe nk'abakinnyi muri rusange kugira ngo n'ubutaha muzabashe kwegukana intsinzi? Murakoze. Ingamba no gukomeza kongera imyitozo nk'uko bisanzwe kugira ngo n'ikindi gihe nitwongera guhura tuzitwara neza. Urakoze. Nk'abafana mwakurikiye umukino mwakiriye mute resultat z'umukino? Resultat z'umukino zari nziza, match yari umuriro ukuntu twari tuyiteze ntabwo ariko twayibonye. Match gusa ikintu cyatunguranye yari ubwa mbere ko muri iki kibuga tuhaboneye amateka, Cyumba TSS ifite ikipe iryana nka nyuma y'imyaka 2 tuzaba. Ni nk'uwe mukinnyi wakwemeje ukavuga ati cyakoze? Umukinnyi wanyemeje bamwita Yves n'uwo bita Eric, bakubitaga bao iteye ubwoba. Nk'abafana yego ko mwagaragaje imbaraga nke ku mukino, nimwigeze mufana mwari mwicaye murateganya gukora harimo ingoma, abafana twari tuhabaye, nuko ari ubwa mbere gusa ubutaha bizaba ari umuriro twateye n'amatenta n'ibintu ari ruzungu wa Karine. Wakira itereze leta zino match? Cyambere nuko tugomba kuzisubiraho. Wabonye byapfiriye? Akenshi byapfiriye ku bafana, ntabwo twagaragaje imbaraga nyinshi, ariko ndakeka ubutaha. Nk'abakinnyi mu kibuga? Abakinnyi bo mu kibuga imyitozo irakenewe cyane, bagaragaje imbaraga nke. Murifuza ko bakosora iki rero? gukosora, bashobora gukosora mu bufatanye, kuko ibintu byose iyo bufatanyije nta kidashoboka. Bakorere hamwe. Ni iki wabwira abakinnyi, ubutumwa wabagenera? Mbere na mbere ikintu nabwira abakinnyi ni imyitozo myinshi, kujya bakora imyitozo myinshi, ikindi hakabaho communication hagati y'abakinnyi, ubutaha tukabona ibitego byinshi. Asante sana. Nk'umuntu wakurikiranye uno mukino wawubonye ute? Uyu mukino nyine wari mwiza, urebye abanyeshuri performance bagaragaje yari iri hejuru, kuko nyine ni ubwa mbere baba bahuye n'indi kipe bakina volleyball mu kino kimwe. Dukurikije uko twabibonye turatekereza ubutaha bazaperforminga neza bagatsinda, kandi nibakora n'imyitozo myinshi bizagenda. Bagende bakosora iki rero? Ikintu bakosora ni communication hagati yabo mu kibuga. Ubwumvikane nyine ntabwo bumvikanaga neza, bagenda nyine bakoresha buryo ki bumvikana, bakavuga ati ni njye ngiye gukina, bakavugana nyine mu kibuga. Ni nk'ubuhe butumwa wagenera abakunzi ba volleyball muri rusange? Ikintu nabwira nyine abantu bakunda volleyball nuko nababwira ko nyine volleyball ni umukino mwiza, utuma abantu bishima, mbese nyine. Ni nk'uwe mukinnyi wakwemeje dusoza? Ni umujama wiga muri level 3 software bita Kirenga, n'umutipe witwa Gisha na Ijiz. Bakinnye neza? Bakinnye neza cyane. Wabanga amanota angahe kuri 5? Kuri 5 Kirenga nta muhane, Ijizi ane nawe, bose nta n'ubundi banganyije. Asante sana. Sawa.
nk'umuntu wakurikiye umukino wawubonye ute? Umukino wari mwiza cyane ku mpande zombi, ariko ikipe yacu nyine ya Kiyumba TSS yagerageje mu buryo bwose bushoboka, kuko ni seti ya mbere ubonye kuko Kiyumba yayitsinze komveka cyane ikipe y'umurenge. None seti ya kabiri wabonye kuko ari amakosa nyine, burya umuntu mutoya anabigaragaza mu kibuga, ntabwo batagize nubwo wayitsinzwe, nubwo badutsinze ntabwo baturushije ku buryo bufatika nk'ikipe ikinnye bwa mbere, kandi bara ni abaporofesiyoneri. nk'umukinnyi wakwemeje ninde? Umukinnyi wanyemeje cyane bamwita Yves Gaforomo, uriya ni umuporofesiyoneri. Ku manota 5 wamuhangaye? Namuhane n'igice. Niwe wenyine? Oya, harimo n'undi. Ubutumwa wagenera ino kipe igenda ikosora iki? Igenda ikosora ikintu bita nyine gucika imbaraga vuba, bajye batangira umukino uko bawutangira bari ko bawusoza, kandi imyitozo bayikaze cyane. Asante. nk'umufana mukuru wakurikiye uyu mukino bobonye ute? Uyu mukino nk'uko ubizi ninjye mufana mukuru ahangaha byagaragaye ukuntu nageragezaga kuzamura morale y'abafana nk'uko uyu mukino wagaragaye mu by'ukuri. Seti ya mbere yatangiye ubona yuko turimo tudomina iriya kipe cyane, ariko na seti ya kabiri biza kugenda uko ariko baza kuyidutwara, ariko nyine by'umwihariko intege nke y'ahantu zagaragaye cyane ni experience abafana abakinnyi bacu bari bafite, kubera yuko uyu ni wo mukino wa mbere nk'abafana twitubonye ku kibuga cyacu. Ibi bikaba nabyo byaduhaye amahirwe nubwo dutakaje umukino wa mbere, tukaba dufite icyizere twese yuko umukino wa kabiri uzaba wacu. Hanyuma urabona iyi kipe ari ikigomba gukosora kugira ngo ubutaha izabashe kwegukana intsinzi. Iyi kipe ikintu cya mbere yakosora, twanasaba umuyobozi w'ishuri abidukorere nk'uko nta na kimwe tumusaba ngo akitwime. Ikintu cya mbere dukeneye, abakinnyi turabafite, umutoza turamufite, abafana nk'uko babibonye muri stade twari tuzuye, hari huzuye. Ikintu dukeneye ni uko badushakira imikino myinshi, abakinnyi bakabona imikino myinshi cyane kugira ngo bamenyerane. Wabonye uko harimo n'ikibazo cyo kumenyerana, cyo kuba bafite imikino mikeya. Ubundi nk'umufana mukuru mvuze yuko nta kipe izagaruka ahangaha idutsindira iwacu. Niko bibona? Niko mbibona kandi niko bimeze, byagaragaye. Nowe mukinnyi wakwemeje muri uno mukino? Umukinnyi wanyemeje muri uno mukino nuriya ujye dushimisha igihe cyose, bamwita Ijizi from Rubavu hafi ya Goma, yabidukoreye rwose, twamushimiye cyane. Wamuha amanota angahe kuri 5? Uriya mukinnyi amanota ni amakuru 5, uriya mukinnyi wacu ni 8 n'ibice 5. Nayo ngayo rwose turishimye, nubwo dutakaje gusa umukino ukurikiye dufite iki. Ko nabonaga abafana bakonje, ubutumwa wabagenera n'ubuhe? Ubutumwa naho abafana nuko twajya dutangirana na match dufana paka turangije, nabyo kureba ngo baradutsinze ducika intege tugafana, kuko rega ikipe ibona agaciro k'umufana aho iyo bigezeho bikomeye, kandi abasportifu bajya bavuga ngo hari igitego cyiza ari icy'abafana. Icyo rero nicyo dushakanga. Asante sana. Nk'umunyamakuru wakurikiye umukino kandi wari urimo nawogeza by'umwihariko ukorera mu gisate cya siporo, umukino wawubonye ute? Uko mbonye uyu mukino by'umwihariko ni umukino wari umukino mwiza ku mpande zombi, yaba ikipe ya Kiyumba TSS cyangwa se ikipe y'umurenge. Ni amakipe yari gukina neza ku bigaragara, ndetse wabonaga ko yose afite ishyaka. Gusa ni umukino werekanye ko ikipe ya Kiyumba TSS ibonye imikino myinshi yakina neza. Wabonaga ko barahuza, bamaze kumenyerana. Ikibura nuko imikino iba myinshi noneho ku buryo bamenya ngo buri wese ahagaze cyangwa se buri wese akina uko kugira ngo bajye bahuza imikino yabo, nyine babe ikipe kuruta uko bakina ubuhanga bw'umukinnyi ku giti cye. Ni nk'abaye bakinnyi bakwemeje we nk'umunyamakuru uko wagiye ubikurikirana? Nk'umunyamakuru, umukinnyi navuga wanyemeje uwa mbere ni navuga Arno Gisha, navuga Ijizi, navuga n'undi mupeti wiga muri Revo Siriso Dikirenga. Wabonaga ko ku rwego twari dusanzwe tubona mu myitozo rwari rwiyongereye, bakinaga neza, haba kubroka, haba pase zabo, haba ndetse no gutera ibyo biro babiteraga. Ubona ko ari abakinnyi nyine bari mu mukino kandi bafite imbaraga. Ni iki rero nk'ubutumwa dusoza wagenera iriya ekipe ya volleyball mu byo ishobora kuba yakosora bikayiganisha ku ntsinzi irambye? Wavuze ko bakeneye imikino myinshi, ariko se amafote bo bagomba gukosora ni nk'ayahe? Fote uko bakinnye ugereranyije n'uko bakagombaga gukina nta n'icyo gukosora, ahubwo no kubabwira ngo aho bageze
bakomereza aho bo gucika intege ngo basubire inyuma ahubwo bakomereza aho bari bumva ibyo umutoza babwira ubundi ibindi byose bizagenda byikora bagumaho bari kandi batsinzwe gutsindwa barushijwe ikintu navuga ngo ni experience batakaje umukino mu minota ya nyuma nyine ni mudu bagiye muri mudu aho babatsinze amanota agera muri 5 icyarimwe bahita bamera nk'abacitse intege ikintu cyo gukosora kimwe wenda kitanakabije ni ukubumvisha ko kuba batakaje inota bitavuze ko umukino bawutakaje ahubwo niba batakaje inota bumve ko ahubwo iryo nota bagomba kuryishyura barangiza ndetse bakanatsinda nicyo kintu bazize mu mutwe bahise bumva ko match yamaze kurangira noneho n'umukinnyi waruri gukinira ikipe y'umurenge bita Ismail nawe ahita arushaho kubananiza mu mutwe abatera ibiro byinshi cyane aho bamuborotse nk'ibiro 3 icyarimwe bihita bituma noneho na mudu bari bafite itakara by'umwihariko na kapiteni Yves ubonye ko ahise atakaza mudu nyuma yuko yaramaze gukora ikosa ritanze inota yarateye ikiro kijya inyuma y'ikibuga no ubona nyine ahise atakaza mudu icyo dusaba cyangwa se icyo twababwira bikumva ko niba batakaje inota match yarangiye ahubwo gutakaza inota nuko gutangira match kuri bo ubutumwa dusoza bagenera abasportifu muri rusange nk'umunyamakuru wa sport icyambere ndi bugenere abasportifu no gukora siporo by'umwihariko haba siporo dukora nka siporo rusange bakazizamo bazishaka kuko ntago nyeka ko kuba hari nk'umukinnyi ukinnye match yose ari uko iriya siporo nta kintu mumarira ahubwo bose bumve ko siporo dukora kwa gatatu siporo dukora ku cyumweru ni siporo ifite akamaro ikindi bagomba kumva ko niba bapanze imyitozo hatagomba kugira umuntu wumva ko ari umusitari ngo yumve ko agiye kuza mu kibuga nyine nataza igikuba kiri bucika ahubwo akumva ko kuza kwe ari umusanzu arabagiye gutanga ku ikipe yamara gutanga uwo musanzu akabona nyine ikipe zose zigakomera abasportifu bose bumve ko nta muntu wa danjanga ahubwo bitabira imyitozo bakore siporo cyane kandi ikindi twasaba n'ikigo match nkuko ziba zagiye ziboneka ari match nyinshi kuko match uko zizaboneka ndetse na equipe ya volley izarushaho gukomera byatari kandi turabyizeye asante. Asante.